Bakristo bavandimwe, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru iteye agahinda muri iki gihe cya Pasika, ubusanzwe kiba ari icy'ibyishimo kuri twe. Iyo nkuru ni yuko umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, akaba na Arkiyepiskopi wa Kigali ndetse na perezida w'inama y'abepiskopi Kardinali Antoine Kambanda, yabujije abakristo kwizihiza icyumweru gitagatifu ndetse na Pasika muri uyu mwaka wa 2023. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri igitariki ya 30 Werurwe, yasabye abakristo bose kuzihirirwa bunamira inzirakarengane za Jenoside wa gatanu mutagatifu, hanyuma bagakora inzira y'umusaraba saa 9 ku gicamunsi. Yababujije no gutanga cyangwa guhabwa isakaramentu rya batisimu kuri Pasika nyirizina, ndetse no kudakora igikorwa na kimwe cyo kwishimisha gihabanye n'icyunamo, kuko ngo bizababaza abafite ababo bapfuye muri Jenoside bazaba bakiri kunama. Yagize ati: mu gitaramo cya Pasika no ku munsi mukuru wa Pasika nyine, nta sakaramentu rya batisimu rizatangwa. Ni ugutegereza nyuma y'icyunamo. Koko rero ni ngombwa kwirinda ibikorwa bijyana no kwishimisha bihabanye n'imyitwarire iranga icyunamo. Iri tangazo ni icyo umuntu yakwita akumiro cyangwa agahomamunwa. Aha ngiye kwibanda ku mpande ebyiri z'ibanze zishingiye kuri Bibiliya n'inyigisho za Kiliziya. Impamvu ya mbere iri tangazo ari akumiro nuko nta na rimwe idini rya Kiliziya Gatolika rigomba gupfukamira ubutegetsi bwa politiki. Impamvu ya kabiri yerekana ko iri tangazo ari n'agahomamunwa nuko bitangaje cyane kubona umuyobozi wa Kiliziya Gatolika Kardinali Kambanda yica kandi agashwanyaguza umunsi mukuru kurusha iyindi muri Kiliziya Gatolika, akabikora mu nyungu ze. Kuri iyo mpamvu ya mbere, indangakwemere ya Kiliziya Gatolika iragira iti: umutegeka wacu n'umwe, ni umwana w'Imana w'ikinege Yezu Kristo. Abakristo bemera badashidikanya ko nta wundi bakwiye gupfukamira utari Imana Data n'umwana wayo Yezu Kristo. Ibyo Kardinali Kambanda yakoze rero ni ikosa rikomeye bikabije, kuko yarutishije gahunda za perezida w'u Rwanda Paul Kagame iza Yezu Kristo. Gahunda z'Imana ziruta kure iz'abantu. Icyunamo nticyagombaga kuruta icyumweru gitagatifu cya Pasika, ahubwo icyunamo cyagombaga kwigizwa imbere nyuma ya Pasika, akaba aribwo kiba. N'ikimenyimenyi si ubwa mbere ibyo byari kuba bibaye. Aha nakongeraho ko na gahunda za Kiliziya ziruta kure iza Kagame ndetse n'iza guverinoma y'u Rwanda. Ntabwo icyumweru gitagatifu na Pasika byizihizwa ku isi hose bigomba gukomwa mu nkokora n'icyunamo. Icyo gihe cyo kwibuka kitavugwaho rumwe kandi kigakorwa n'igice kimwe cy'Abanyarwanda. Ku mpamvu ya kabiri, mu gusohora rirya tangazo, Kardinali Kambanda yerekanye byeruye ko adakorera Yezu Kristo, ahubwo ko akorera Paul Kagame. Umunsi wa mbere ukomeye kurusha iyindi muri Kiliziya Gatolika ni Pasika ntagatifu, uwa kabiri ukaba uwa gatanu mutagatifu. Iyi minsi ibiri itwibutsa umunsi Yezu yabambiwe ku musaraba, agapfurwa agashinyaguro kugira ngo akize roho zacu zari zarigaruriwe na Satani. Tunibuka kandi umunsi yazukiyeho amaze gutsinda Satani, ari nawo munsi nyirizina Kiliziya ishingiyeho. Kardinali Kambanda rero yashatse gushinyagurira abakristo, ahuza iyi minsi ibiri na Jenoside yakorewe Abatutsi. Yarangije kandi yongeraho ngo buri wese yitwararike adakomeretsa mugenzi we ubabaye. Mu by'ukuri abakristo kwa gatanu mutagatifu baba bafite agahinda kanini. Ni agahinda ko kwibuka umwami Yezu Kristo wapfuye kubera ibyaha byabo. Ni agahinda karuta kandi kuko urupfu rwa Yezu Kristo ari rwo rupfu rutagatifu kandi rubabaje kurusha izindi. Ni ku mpamvu yuko ari rwo rwonyine rwagiriye abatuye isi akamaro. Ni narwo rupfu kandi abo bishwe muri Jenoside bagenderaho kugira ngo bazaronke ubugingo bw'iteka. Bivuze ko rudakwiye kugereranywa na rimwe n'impfu zabo, kuko ruzisumba kure. Aha hiyongeraho ko benshi mu bakristo bafite akandi gahinda nako karuta kandi, kubera ko ababo bishwe haba mbere ya Jenoside ndetse na nyuma y'iyo Jenoside batajya bibukwa. Ni agahinda k'abarokotse Jenoside babonye imibiri yabo itabururwa ikaba yanitse mu nzibutso mu nyungu z'abayoboye u Rwanda. Ni n'agahinda ka bamwe mu barokotse bakomeje gutotezwa kubera kuvuga ukuri ku byabaye. Ni n'agahinda ka bamwe mu babyeyi barokotse Jenoside babonye abana babo bicwa
kubera kuvuga ukuri kw'ibyabaye. Ni agahinda kandi k'igice kinini cy'abakristo kibayeho mu bukene, bakaba bari gupfa uruhongohongo kubera imyaka yabo, imitungo yabo n'ibindi byose byabo byigaruriwe n'abayoboye u Rwanda. Ako gahinda rero kose, umunsi mwiza wo kugatura Yezu Kristo wari uwa gatanu mutagatifu, aho bakagombye kumara amasaha 28 yose awugize biyiriza, bicuza kandi bagasaba Imana imbabazi ngo Nyagasani Yezu Kristo abakiza akaga kabagwiririye, anababarire roho zabo n'iz'ababo bose bapfuye bazira akarengane. Amakosa ya Karidinali Kambanda ni nk'ay'ingurube. Uretse ibyo, noneho yabujije abakristo kwizihiza izuka rya Yezu ngo badakomeretsa bari mu cyunamo. Koko, ahubwo ibyishimo bya Pasika byagombaga kurema agatima abo bababaye, bakibuka ko ababo bazukanye na Yezu Kristo, bikabagarurira icyizere cyo kubaho. Uyu mugabo yabujije abakristo no guhabwa batisimu. Ni mu gihe abizi neza ko nta wundi munsi mwiza wo guhabwa batisimu uruta Pasika. Ibi ni ibintu nk'abakristo tudakwiye kwihanganira. Ni agasumburutso. Iki ni igihe gikomeye cyo gukanguka ku bakristo bo mu Rwanda. Ni igihe cyo gushiruka ubwoba bakarwanira ukwemera kwabo. Ni igihe cyo gusenga no kwiyiriza, dusaba umutegeka wacu Yezu Kristo ngo adukize ibirura byigaruriye Kiliziya. Bakristo bavandimwe, iki ni cyo gihe cyo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya tutaretse, tugasabira abacu bapfuye kugira ngo Nyagasani abakire mube, tukanasabira n'ababishe ndetse n'abakorana nabo nk'aba Karidinali Kambanda kugira ngo bahinduke. Naho ku bijyanye na Kiliziya, mu gihe kiyobowe na Kambanda ndetse n'abandi nkawe nka Simaragide Mbonyintege n'abasenyeri b'akazuyazi, ni igihe cyo gutekereza ku maturo yacu dutanga buri cyumweru, kuko nta kamaro afitiye Kiliziya, ahubwo agafitiye abo bahisha mu nda bashimuse Kiliziya. Kanda subscribe kuri channel ya Kiliziya Imwe, aho uzakomeza kugezwaho amakuru acukumbuye kandi y'ukuri yerekeranye n'amarorerwa ari gukorerwa Kiliziya mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri iki gihe.